Badrama umaze kuba kahebwe mu kuvuga leta y'u Rwanda nabi, yatangiye yataka mu buryo buri aho ngaho, ariko kugeza ubwo akoze amakosa akomeye cyane agatangira kwataka n'umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Abantu benshi rero bakaba barahagurutse kugira ngo babanze bahashye uwitwa Badrama kubwo kurengera. Bivugwa yuko yishyuwe kuri iyi nshuro, noneho uwitwa Badrama akaba yamaze kuzanamo n'abitwa ngo ba Noble Marara kugira ngo bafatikanye gusebya igihugu cyangwa se n'abayobozi bacyo. Uko nguko niko bimeze magingo aya ngaya. Ni ubutumwa noneho yanyujije live kwitwa Nyumva Nkumve, yo ni channel ya YouTube. Nyeka yuko nyirayo ni umugore, nawe yayishinze kugira ngo abone uko arwanyirizaho leta y'u Rwanda, ariko nyine akaba atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yitwa Tea Time. Ndagaruka kuri Irene uherutse guserera no bita Dumba Muzafaru, wibera muri Canada hakora akazi ko gutema ibiti. Rwose witwa Dumba karira cyane avuga ukuntu witwa Irene yamuhemukiye, kandi nanone akagaruka ku kuntu yafashije Irene, bigaragaza ko yabaye disappointed kubwo gufasha umuntu nyine wenda ari umwitezeho ko wenda ineza wagiriye umuntu nayo ishobora kuba yakugarukira bikarangira ahubwo wa muntu akugiriye nabi. Ibyo bintu ndumva ari ibintu byarenga umuntu uwo ari we wese, ndumva bitashimisha umuntu umwe cyangwa se uwundi. That's why witwa Irene yaje kuba asaba imbabazi ngo byifashe bite. Rero wowe ntujye kure, wowe kandi subscribe and stay in touch kugira ngo ibi byose mbashe kukugezaho. Nge ndi Lois ni Afro10 TV. Reka ngubwe ngo wehuka. Reka duhere ko bise ngo ikigarasha Badrama yongeye akoze indi live ndetse azanamo bitwa ba Noble Marara, avuga ibigambo byinshi cyane bise by'umukuru w'igihugu. Ibyo byose ndi bisubiremo kubera yuko ni ibintu nyeka yuko no kubivuga mu kanwa kanjye atari ibintu rwose mwiriye kuvuga mu by'ukuri. Gusa ni amagambo mabi cyane avuga ku mukuru w'igihugu, amusebya ku buryo bukomeye cyane, ndetse anasebya RPF Inkotanyi. Kuko rero hari abantu bavuze ko ngo yariyenga amafaranga, bamuhaye 25,000 by'idolari, nkuko niyo nkuru yakozwe n'igihe.com ndetse n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye n'abandi ba bloggers, ku 25,000 yahawe by'idolari. Rero kwiwe noneho yababwiye ati iyo nshaka amafaranga sinari kurya ay'Inkotanyi, kubera yuko ati nazo zari kuyama kugira ngo nzivuge neza, ariko mu by'ukuri nta wigeze amuha ako kazi rwose, ahubwo yarari gusa nkaho ari kugira gute kwipanga akazi. Ni ibintu rero yakoreye kuri channel yitwa Nyumva Nkumve, yari iriho umuntu w'umugore ari kuza yageserera, nuko umugore abantu nyine benshi bakamutuka, ariko nyine nakaza gasubizanya nabo. Bigaragaza yuko nyine n'abantu baba babipanze bakitereka n'ubundi still, nkuko uwitwa Badrama ubushize yakoze live imbere ye hari abantu bari kumufilima, bari kumubwira ibyo agomba kuvuga, rimwe na rimwe bikamujijira, akabaza bari imbere ye. Niko n'ubu byari bimeze, yabazaga uwo mugore nyine wari uri kugenda amwagiserera, ndetse yaje kugaruka ku by'inkiko z'u Rwanda arazihakana, avuga yuko ngo zidakora, ndetse avuga yuko ngo ubutabera ari bwa nta kigenda. Avuga ukuntu witwa ngo Kabila yakoranye n'Inkotanyi kugira ngo bagire gute, ngo bibe ngo ubutunzi bw'igihugu cya Kongo. Rero ibyo byose ni ibintu ari gukoreramo ibyaha bitandukanye. Hari abantu b'inshuti ze abitwa ba Alex Muyoboke, manager mugenzi we, nkuko nawe yamanaginze abahanzi. Yagize ati ngewe ntabwo nigeze muhamagara ngo mugire inama
ndetse nta nubwo nge nzigera muhamagara kubera yuko uriya muntu aho bigeze uyu munsi wa none ntabwo nemerewe kuvugana nawe. Ayo ni amagambo y'umumaneja w'ibihe byose bamwita Alex Muyoboke yabivugiye kuri Isibo TV muri The Choice Live, avuga yuko adashobora guta umwanya we ngo afate talk time ahamagare witwa Badrama aganire nawe kuko ibyo yakoze yararengereye bitamwemerera uyu munsi wa none kuba yagira gute yavugana nawe. Yongeye azana witwa Noble Marara. Witwa Noble Marara rero mukubwiyeho gatoya, bivugwa yuko witwa Noble Marara yahoze kera mu gisirikare cya RDF, yari umwe mu bashoferi ariko ngo akazajya yibaza essence. Yaje gutorokera rero aho bita mu Bwongereza kugira ngo akomeze asebye igihugu cy'u Rwanda. Niko byagenze nikabikora maginga ngaya, nawe akaba shonja hishiwe kimwe nk'uwo bitwa ngo ni Kigarasha Badrama maginga ngaya. Reka twambuke twigire muri ya myidagaduro ibishyushye nanone aho biba byacitse kabisa. Inshuti nizo zaje gutanamo. Mu bihe bishize twabonye witwa Dumba ari kurira bikomeye cyane, avuga ukuntu witwa M Irene yamubabaje ku buryo butangaje, ku buryo bukomeye cyane. Avuga yuko M Irene ari umuntu mubi cyane rwose, amutwa n'ibitutsi byinshi kugeza nubwo amusabira ku Mana ati muhane cyane yihanukiriye, ariko nyine ntago twigeze tubona ikindi kiganiro kimuvugaho nyuma gikozwe na Dumba, ariko yaje kwatakwa n'uwitwa Godfather Irene nkuko bisanzwe we atuwa mwataka bikomeye cyane. Witwa M Irene rero nawe yaje kwitereka kuri The Choice Live ku Isibo TV, maze nawe aratangaza amena icyo bita umucere, maze asoma Bibiliya, atanga imirongo y'abitwa muri Matayo no mu Mafilipi agira ati wihutire kwiyunga n'abakurega. Ndetse Irene aravuga ati nahamagaye witwa Dumba maze mubaza ibyabaye, turaganira turiyunga, musaba imbabazi. Yongeye azimusaba kuri kamera, aravuga ati rwose Dumba ngusabye imbabazi. Aravuga ati nta kuntu turihangana, ati iyo bije none wo mwitangazamakuru iriya nkuru ivuga kuri yamano wari umeze nkaho yenda kwiyahura kugira ngo agarure ubuzima, ati byagombaga kugenda kuriya, ati nta kuntu iriya nkuru nari kuyikora mu buryo butakubangamiye, ati ntibyari gushoboka, nta kuntu cya kiganiro cyari kubaho yamano yavugiyemo Dumba kwa Irene hatabayeho kubangamira witwa Dumba. Ariko ati Imana ishimwe kuko witwa Dumba uyu munsi none nta kintu na kimwe akurikiranweho n'urukiko, kuko bavugaga yuko yafashije witwa Pazoman kusakaza amashusho y'amano ari gutera akabariro, ariko nyine witwa Pazoman akaba ari nawe rukumbi wagizwe umwere, abandi bose bagafungwa, harimo witwa Nesta, akarimo witwa Jihad, tutibagiwe witwa Kejon. Abo bose barafunzwe bakatirwa imyaka 3, ariko witwa Pazoman abumwere ndetse arataha. Byashimishije Dumba, ariko Irene ntago yabuze gusaba imbabazi kuko yahemukiye witwa Dumba kandi yari yamubabaje kugeza n'aho abantu bose bamubwiraga ati wowe Irene wababaje Dumba ku kigero remereye cyane, kubera yuko witwa Dumba bivugwa yuko yihanganira byinshi, ariko ibingibi byo byari byamaze kumunanira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka nkubwiye ngo rero ukomeze kudukurikira, nanga tugiye indi kiganiro ni akagaruka. Reka nkubwiye ni Asravista.